Nshuti mukurikiranye ibiganiro kuri Action TV twongeye kubasuhuza. Uyu mwanya rero ni wa mwanya twabageneye wo kubagezaho amakuru abagezweho, amakuru aba arimo kuvugwa, ibinyamakuru byo hirya no hino, hari ibyo mu Rwanda no mu mahanga ndetse biba byanditse. Ubu rero nyine inkuru igezweho akaba ari inkuru yo kwibuka ku nshuro ya 29 Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Ubu nyine umukuru w'igihugu cyacu, umukuru w'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame yageneye ubutumwa nyine ku basize bakoze Jenoside ati ntibashobora kubona aho bihisha, uko byakagenda kose bitewe n'amabi basize bakoze. Mu kinyamakuru rero Kigali Today iyo nkuru irimo, muri The New Times iyo nkuru irimo, ariko twagira ngo nawe tuyibasomera kugira ngo mwumve nyine aba batashoboye gusoma cyangwa se batashoboye kujya kuri iyo kinyamakuru kugira ngo mwumve ukuntu babivuga. Baravuga bati rero mu gihe u Rwanda rwibuka ku nshuro ya 29 Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994, imibare itangwa n'ubushinjacyaha bw'u Rwanda NPP iragaragaza ko hakiri abakekwaho ibyaha bya Jenoside barenga 1000 bakidegembya hirya no hino ku isi. Abantu barenga 1000, banza ahubwo ibihumbi nka 2 cyangwa 3 binarenga, kubera ko abantu bakoze Jenoside ni benshi kandi abantu benshi bataratabwa muri yombi ngo baryozwe icyo cyaha bakoze. Umuhuzabikorwa rero w'ishami mpuzamahanga rishinzwe ibyaha ICD mu kigo cy'igihugu cy'ubushinjacyaha NPP, Charity Wibabara, avuga ko icyo kigo cyakoze iperereza ku bakekwaho Jenoside bashakishwa n'ubutabera aho bahungiye mu bihugu bitandukanye kugira ngo bafatwe bashyikirizwe ubutabera. Kugeza ubu nk'uko Wibabara bivuga, mu birego birenga 1148 byatanzwe n'ibyemezo mpuzamahanga byo guta muri yombi byoherejwe, 1094 muri byo ntibirakorwaho. Imibare itangwa rero n'ubushinjacyaha bw'u Rwanda yerekana ko Repubulika ya Demokarasi ya Congo RDC ariyo ifite abantu benshi bashakishwa n'ibyemezo mpuzamahanga byinshi byo guta muri yombi abakekwaho Jenoside, kuko hoherejwe ibirego 408 nk'uko inkuru nyine ya The New Times bivuga. Twabwiye ko izo nkuru nyine arizo tugenda tubasomera mu binyamakuru hirya no hino kugira ngo nawe mwumve ibiba birimo kuvuga. Ati mu gushakira umuti ikibazo, Wibabara avuga ko ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwakoze ingendo z'ubugenzuzi mu bihugu bitandukanye kugira ngo bashishikarize ishyirwaho ry'inzego z'amategeko mu bihugu bitari byahana abakoze ibyaha bya Jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu, ndetse no gushyiraho amasezerano y'impande zombi arebana no guta muri yombi no kohereza abakekwaho Jenoside. Mu ijambo rye rero atangiza kwibuka ku nshuro ya 29 Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yageneye ubutumwa abagize uruhare muri Jenoside n'abakomeje kubakingira ikibaba aho bahungiye hirya no hino ku isi. Nyakubahwa Paul Kagame aragira ati mushobora kwirukanka ariko ntimushobora kwihisha, ntaho mufite ho kwihisha. Ibi ngibi mubona byaranze amateka yacu. Rero na ba bandi bafite umwanya wo kuvuga ibyo bashaka kuvuga, ibyo ari byo byose bazabivuga, kandi bashobora no gukora ibintu byinshi bagendeye kuri ibyo, ariko ikiriho ni uko badashobora kubona aho bahisha. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame ati nuko byagenda bite aho mwajya hose ntimuzashobora kubona ubuhungiro, ntaho mufite ho kwihisha kuri iyi si bitewe n'icyaha cyibasiye inyokomuntu, bitewe n'icyaha cyibasiye abantu kigatsemba kikaba cyarisha abantu barenga amamiliyoni n'amamiliyoni mu Rwanda. Ubwo mwumva yuko nyine umukuru w'igihugu yatanze ubutumwa kugira ngo abantu bose nyine aho bari n'abanyamahanga b'inshuti zacu nyine ibyo bihugu byose baba barimo bamenye yuko nubwo bahari ariko igihe kizajya n'ubundi bagafatwa. Mukomeze mukurikirane televiziyo yanyu, murakoze.